Isomo riheruka twabonye ko ku byerekeye imyubahirize y'iri teka, kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bigenda. Tubona ko kubisikana bikorerwa iburyo, buri wese aba ari iburyo bwiwe. Noneho ubu tugiye kureba kunyuranaho. Ngo kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Umuntu yari ariho yihuta agenda, ariko wowe uje wihuta kumurusha uhise umunyura ibumoso bwe, uragiye umuciyeho nyine, ibyo tuvuga ni ukumucaho. Ngo kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko rero kunyuranaho bigomba gukorerwa iburyo iyo umuyobozi unyurwaho amaze kwerekana ko ashaka kugana ibumoso, yajyanye ikinyabiziga cyangwa se inyamaswa ayoboye ibumoso bw'umuhanda. Ni ukuvuga ngo wa muntu uri imbere yawe ugiye kunyuraho umunyuraho ibumoso, ariko igihe cyose azaba atwaye ikinyabiziga ayoboye cyangwa inyamaswa ayerekeza ibumoso, ntabwo wajya kumunyuraho ibumoso kuko wahita umugonga, ahubwo uramureka akerekeza ibumoso, wowe ugahita unyura iburyo bwe, nk'aho twakwita inyuma yiwe, niho iburyo. Ndumva ku mafoto twabibonyeho. Rero ashobora kwerekeza ibumoso agira ngo agane ibumoso nyine anyura mu yindi nzira nyabagendwa, ashobora kwerekeza ibumoso yinjira ahantu hahana imbibi n'uwo muhanda, cyangwa se kugira ngo ahagarare ibumoso bwawo. Noneho mbere yo kugira uwo unyuraho, umuyobozi wese aba agomba kugira ibintu bigera kuri 4 agomba kwiringira. Umuyobozi ujya kugira uwo anyuraho hari ibintu 4 agomba kwiringira. Ni ukuvuga ngo umuntu niba agiye kunyura ku wundi hari ibintu 4 ugomba kubanza ukiringira. Icya mbere uba kwiringira ko nta wundi muyobozi ugukurikiye watangiye kukunyuraho, kuko ugiye kunyura ku bandi nawe batangiye kukunyuraho bakugonga. Nk'uko tubibona, iyo ugiye kunyura ku muntu witiza umuhanda w'abagaruka, witiza umuhanda w'ibumoso bwawe. Rero ugiye kunyura ku muntu nawe inyuma hari uwatangiye kukunyuraho, yakugonga. Rero mbere yo kugira uwo unyuraho ugomba kwiringira ko nta wundi muyobozi watangiye kukunyuraho wowe ubwawe. Ikindi cya kabiri wiringira ko umuyobozi ukuri imbere atagaragaje ko ashaka kunyura ku wundi cyangwa atashatse gukatira ibumoso. Urabanza ukiringira yuko wa wundi ugiye kunyuraho atatangiye kunyura ku wundi, atagaragaje ko ashaka kunyura ku wundi cyangwa se atashatse gukatira ibumoso, kuko ugiye kunyura ku muntu yatangiye gukatira ibumoso wamugonga uramutse unyuze ibumoso. Icya gatatu, wiringira ko igisate cy'umuhanda ugiye kunyuramo kitarimo inkomyi mu ntambwe zihagije, kugira ngo hakurikijwe ikinyuranyo cy'umuvuduko w'ikinyabiziga utwaye n'uwo ugiye kunyuraho, imiyoborere yawe itaza guteza impanuka cyangwa ngo ibangamire abagenzi bava aho ugana. Twese dukoresha imodoka, nturajya kubona ukabona imodoka urimo igiye kunyura ku yindi, uhise ubona imbere haturutse indi hafi, ukabona ahise asubira inyuma ya yindi yari imuri imbere. Ni ukuvuga ngo uramutse unyuze ku muntu utiringiye ko imbere nta nkomyi ihari, ushobora kunyura ku muntu ugahita uhura n'indi modoka igahita ikugonga. Ni ukuvuga ngo rero mbere yo kugira uwo unyuraho, wiringira ko igisate cy'umuhanda ugiye kunyuramo kitarimo inkomyi mu ntambwe kandi zihagije, kugira ngo hakurikijwe ikinyuranyo cy'umuvuduko w'ikinyabiziga utwaye n'uwo ugiye kunyuraho, imiyoborere itaza guteza impanuka cyangwa ngo ibangamire abagenzi bava aho ugana. Icya kane ugomba kwiringira ko umuyobozi agomba kwiringira ko ashobora kugaruka iburyo bw'umuhanda atabangamiye umugenzi cyangwa abagenzi yanyuzeho. Ni ukuvuga ngo ushobora kunyura ku muntu wagaruka iburyo bw'umuhanda aho wahoze ugendera utaramunyuraho agahita akugonga. Rero iyo unyuze ku muntu uranza ukitaza intambwe zihagije kugira ngo atakugonga. Umunyuzeho nibyo, ugarutse mu gisate cy'umuhanda imbere ye ashobora guhita akugonga. Rero niba unyuze ku kinyabiziga, itaze umenye ko hagati yawe n'icyo kinyabiziga uhasize intera ihagije, ngo keretse iyo winjiye mu nzira nyabagendwa igendwamo mu cyerekezo kimwe. Keretse iyo ugiye muri nzira nyabagendwa igendwamo mu cyerekezo kimwe, ubwo niho ushobora kumunyuraho ugakomeza ukigendera, kuko nta bindi binyabiziga muriho muhura. Ngagomba nanone, uwo ni umuyobozi iyo ari ngombwa kandi nta kwirengagiza ibindi yaba abujijwe kwerekana icyo ashaka gukora.
Ni ukuvuga ngo niba ugiye kunyura ku muntu uba ugomba kwerekana icyo ushaka gukora. Twabonye nk'iyo ugiye kunyura ku muntu urabigaragaza, hari ukuntu ucana ikinyoteri umusaba inzira. Ni ikihe kinyoteri rero wacana? Niba uri inyuma y'umuntu ucana ikinyoteri cy'ibumoso, nyine umwereka ko ushaka kunyura ibumoso. Iyo akwemereye acana icy'iburyo, ariko iyo aguhakaniye acana na kimwe nawe ucanye cy'ibumoso, nko mu rwego rwo kukwereka ko bidashoboka. Ubwo ugategereza nyine, ashobora kwereka ko bidashoboka kumunyuraho bitewe n'uko imbere hari inkomyi cyangwa se nawe yatangiye kunyura ku wundi. Rero ngo umuyobozi agomba kwerekana icyo ashaka gukora hakurikijwe ibivugwa mu ngingo ya 17 twarayibonye. Icya gatatu, ngo umuyobozi wese ushaka kunyuranaho agomba kwitaza umugenzi cyangwa abagenzi yanyuzeho ku buryo asiga umwanya utarimo inkomyi uhagije, utagomba igihe cyose kujya munsi ya santimetero 50 iyo ikinyabiziga ashaka kunyuraho ari igikuruwe n'inyamaswa. Ugomba kwitaza umugenzi uriho unyuraho. Niba ikinyabiziga ushaka kunyuraho ari igikuruwe n'inyamaswa, nibura ugasiga santimetero 50, nanone uwo mwanya ntujye munsi ya metero 1 iyo ashaka kunyura ku munyamaguru, ku kinyamitende cyangwa se ku nyamaswa ihetse cyangwa idahetse umuntu. Bivuga ngo niba ugiye kunyura ku kinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa, ugomba gusiga nibura santimetero 50. Uwo mwanya nanone ntujye munsi ya metero 1 niba ushaka kunyura ku munyamaguru, ku kinyamitende cyangwa se ku nyamaswa ihetse cyangwa idahetse umuntu. Ni ukubyumva neza, ugiye kunyura ku kinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa usiga nibura santimetero 50. Ariko iyo ugiye kunyura ku kinyamitende, ku munyamaguru, ku nyamaswa ihetse cyangwa idahetse, uba ugomba gusiga metero yuzuye. 4, umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budahagije anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Twarabibonye ko iyo ubugari bw'umuhanda budahagije, abayobozi bashobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, ngo ariko amaze kureba umuvuduko w'ibinyabiziga n'uko ubutaka bumeze. Ukareba umuvuduko w'ibinyabiziga n'uko ubutaka bumeze, kandi akabigira ku buryo atateza ibyago abagenzi bazirimo. Ziriya nzira z'abanyamaguru kuko zisanzwe zitagendwamo n'ibinyabiziga, zishobora kurigita bitewe n'uko zoroshye. Ugomba kureba uko ubutaka bumeze kandi ukareba n'umuvuduko w'ikinyabiziga cyawe cyangwa se ibindi mugendana mu muhanda. Ngo mu nzira nyabagendwa zifite nibura ibisate 2 bigendwamo mu cyerekezo aganamo. Ni ukuvuga ngo mu nzira nyabagendwa zifite nibura ibisate 2 bigendwamo mu cyerekezo aganamo. Iyo bavuze ibisate 2 bigendwamo mu cyerekezo umugenzi aganamo, ni ukuvuga ngo niba turiho tujya i Huye, ndetse ko atari ko umuhanda uteye, niba turiho tujya i Huye tuva i Kigali, ugasanga twe turiho tujya i Huye dufite ibyerekezo 2, dufite nyine ibisate, dufite umuhanda ariko ufite ibyerekezo 2. Ariko hano baravuga ngo mu nzira nyabagendwa zifite nibura ibisate 2 bigendwamo mu cyerekezo aganamo. Aho turiho twerekeza hari ibisate 2, n'abagaruka wenda bafite ibindi bisate 2 bagendamo. Nicyo bashatse kuvuga aha ngaha. Ngo mu gihe ashatse kongera kunyuranaho ako kanya cyangwa nyuma ho gato, amaze gusubira mu ruhande rw'umuhanda, ngo umuyobozi w'imodoka ifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga ibiro 3500 cyangwa hakurikijwe uko yakozwe, ikaba ifite umuvuduko urenga kilometero 40 mu isaha, ngo umuyobozi ashobora kugira ngo yongere kunyuranaho kuguma mu gisate yari arimo anyuranaho bwa mbere, apfa kutabangamira cyane abayobozi b'ibinyabiziga byihuta kurusha icye biturutse inyuma. Hano ikintu bashatse kubuza ni iki: imodoka ifite uburemere butarenze ibiro 3500 kandi ifite umuvuduko urenga kilometero 40 mu isaha. Urumva kuba itarengeje ibiro 3500, iyi modoka ni ntoya kandi irihuta cyane, irengeje umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Rero ngo iyo umuyobozi wayo ashatse kongera kunyuranaho, agomba kubanza akaguma muri cya gisate cy'umuhanda yari arimo bwa mbere. Apana kuba yanyura ku binyabiziga 3 bine icyarimwe, bishobora kutamuhira
ashobora guhita yagongana n'undi washatse kunyura ku bandi. Rero agomba niba ari kimwe anyuzeho agasubira muri cya cyari arimo bwa mbere, akaba yakongera kunyuranaho indi nshuro. Gusa agapfa kutabangamira ibinyabiziga byihuta kurusha icye biturutse inyuma. 6, ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho, agomba kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi atongereye umuvuduko. Niba ubona hari umuntu ugiye kukunyuraho, egera iburyo bw'umuhanda kandi ntiwongere umuvuduko. Hepfo ngo hakurikijwe ubwinshi bw'ibinyabiziga bituruka mu cyerekezo kigibwamo. Iy'ubugari, imiterere, imimerere cyangwa ubwigoronzore bw'umuhanda bidatuma kunyuranaho bitaruhanije kandi nta nkomyi ku kinyabiziga cyugarije, kigenda buhoro cyangwa kigomba kubahiriza umuvuduko ntarengwa, umuyobozi wacyo agomba kugabanya umuvuduko ndetse byaba ngombwa akagana ku ruhande kandi agahita ahagarara iyo bishoboka kugira ngo areke ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bimukurikiye byihuta kurusha icye bihite. Ni ukuvuga ngo hakurikijwe ubwinshi bw'ibinyabiziga bituruka mu cyerekezo kigibwamo. Ubugari, imiterere, imimerere cyangwa ubwigoronzore bw'umuhanda bidatuma kunyuranaho bitaruhanije kandi nta nkomyi. Ni ukuvuga ngo niba turiho tujya i Kigali tuvuye iburasirazuba, ariko i Kigali hakaba hari guturuka imodoka nyinshi, twe duturuka iburasirazuba twakagombye gukoresha cya gisate cy'abaturuka i Kigali kugira ngo tunyuraneho, ariko niba i Kigali haturuka imodoka nyinshi, urumva ntabwo uri bunyure ku muntu wakoresha ikihe gisate se kandi hariho imodoka ziri guturuka i Kigali nyinshi. Nibyo hano batubwira ngo ubwo ni ubwinshi bw'ibinyabiziga rero biba bituruka mu cyerekezo kigibwamo. Ni iryo jambo nasobanuraga. Aho muriho mugana hari imodoka nyinshi zihaturuka, bigatuma cya gisate cyabo mutagikoresha munyuranaho. Ikindi bavuze aha ngaha ngo hakurikijwe ubwinshi bw'ibinyabiziga bituruka mu cyerekezo kigibwamo, iy'ubugari cyangwa se imiterere, imimerere cyangwa se ubwigoronzore. Ubu bwigoronzore avuga nyine amakona menshi, kuko mu ikona kunyuranaho ntibyemewe. Turumva ubwo bwinshi bw'ibinyabiziga bituruka aho mugana, imimerere y'umuhanda, imiterere yawo n'ubwo bwigoronzore bw'amakona, turumva izo ni impamvu zose zituma kunyuranaho bidashoboka. Rero baravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga turiho dushaka kunyuraho cyugarijwe, mbese watwimye inzira, aba agomba gushyira ikinyabiziga cye ku ruhande kugira ngo twe tubanze dutambuke, kuko turihuta kumurusha. We aragenda gake bitewe n'uko yikoreye ibintu byinshi, we aragenda gake kubera ko ariwo muvuduko atagomba kurenza. Uwo muntu rero watubangamiye, waduheza imbere, aba agomba gushyira ikinyabiziga cye ku ruhande kugira ngo twe twihuta kumurusha tubanze dutambuke, kuko nta hantu dufite tunyuranaho bitewe n'ubwigoronzore bw'umuhanda cyangwa se n'ibinyabiziga byinshi bituruka aho turiho tugana. Ikintu ndumva cyumvikana, reka ngisubiremo ngo hakurikijwe ubwinshi bw'ibinyabiziga bituruka mu cyerekezo kigibwamo, iy'ubugari, imiterere, imimerere cyangwa ubwigoronzore bw'umuhanda bidatuma kunyuranaho bitaruhanije kandi nta nkomyi ku kinyabiziga cyugarije, kigenda buhoro cyangwa kigomba kubahiriza umuvuduko ntarengwa, umuyobozi wacyo agomba kugabanya umuvuduko ndetse byangombwa akagana ku ruhande kandi agahita ahagarara iyo bishoboka kugira ngo areke ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bimukurikiye byihuta kurusha icye bihite. Ikindi ngo umuyobozi wese w'ikinyabiziga gifite uburebure burenga 8 m, si metero mujye muzitaho cyane, ngo umuyobozi wese w'ikinyabiziga gifite uburebure burenga 8 m agomba akoresheje ikimenyetso cyabigenewe cy'icyo kinyabiziga cye kugaragaza ko yabonye ikimenyetso cy'umuyobozi ugiye kumunyuraho. Imodoka ifite uburebure burenga 8 m ni ndende cyane. Niba hari umuntu ushaka kuyinyuraho uri inyuma, uba ugomba kumugaragariza ko wabonye ko ashaka kukunyuraho, ukamwemerera cyangwa ukamuhakanira, kuko imbere ntabwo ariho abasha kubona ko hari inkomyi cyangwa idahari. Wagusabye kunyuraho, mwemerere cyangwa umuhakanire ukoresheje ikimenyetso cyabigenewe. Ayo ni amatara ndangacyerekezo. Ngo umuyobozi wese w'ikinyabiziga gifite uburebure burenga 8 m agomba akoresheje ikimenyetso cyabigenewe cy'icyo kinyabiziga kugaragaza ko yabonye ikimenyetso cy'umuyobozi ugiye kumunyuraho. Tugakomeza, umuyobozi wese w'ikinyabiziga ushaka kugenda agomba gukomeza guhagarika ikinyabiziga cye
kandi akareka ibinyabiziga bigiye kumunyuraho cyangwa guhura nawe bigahita. Umunsi uzaba uyoboye ikinyabiziga uhagaze ahantu wenda ugiye kugura ikayi y'umwana, none ushaka kongera kugenda, icyo usabwa ugomba gukomeza guhagarara aho hantu, ukareka ibinyabiziga bigiye kukunyuraho n'ibyo mugiye guhura bikabanza bigahita, ukabona gusubira mu muhanda. Ngo umuyobozi wese w'ikinyabiziga ushaka kongera kugenda agomba gukomeza guhagarika ikinyabiziga cye, kandi akareka ibinyabiziga bigiye kumunyuraho cyangwa guhura nawe bigahita. Dukomeze n'ingingo ya 22 ariyo turi busorezeho isomo rya none. Ngo mu mihanda bagendamo mu byerekezo byombi, nk'uyu muhanda nyine niyo dufite mu Rwanda myinshi mu byerekezo byombi, baragenda abandi baragaruka. Ngo mu mihanda bagendamo mu byerekezo byombi, kunyuranaho ibumoso birabujijwe bitewe n'impamvu zikurikira. Kunyuranaho ibumoso, nyabuneka igihe uzaba uri mu muhanda uzirinde kunyura ibumoso bw'ikinyabiziga bitewe n'impamvu, nk'igihe hari ibihu, turabizi twese ibihu, cyangwa kuba ari hafi y'ikona, cyangwa se impinga y'umupando. Impinga y'umupando nshaka kuyibabwiraho. Impinga y'umupando ni kwa kundi uba uri mu modoka ukagenda ukabona akantu gasa nk'agasozi gahita kamanuka utabasha kubona imbere, ukagenda ariko imbere yawe utahabona, kandi nta gihu gihari ntaki, gusa ari akantu gasa nk'akazamutse gato kongera kamanuka. Rero kariya kantu karatuma utabasha kubona imbere, niyo mpinga y'umupando. Niba hari ibihu, niba hari ikona, ngiyo umuyobozi adashobora kubonera abagenzi bamuturutse imbere mu ntambwe zihagije kugira ngo imiyoborere ikorwe nta kwikanga impanuka, keretse imiyoborere ishobora gukorerwa ku ruhande rw'umuhanda rw'iburyo bw'umurongo wera urombereje. Keretse niba hirya hari umurongo wera urombereje, hirya mbese iburyo habaye hari umwanya wanyuramo. Ariko niba ntawe uhari hirya y'uwo murongo tuzawubona, nyabuneka kunyura ibumoso birabujijwe. Niba hari ibihu, mbese niba hari impinga y'umupando, niba hari ikona, igihe cyose utabasha kurebera imbere mu ntambwe zihagije ko hari buturuka ikindi kinyabiziga cyakubangamira, icyo gihe kunyura ku kinyabiziga ibumoso birabujijwe. 2, kunyuranaho mu ruhande rw'ibumoso birabujijwe iyo umuyobozi ugiye kunyurwaho yerekanye ko ashaka gukatira ibumoso nk'uko twabibonye. Yego, niba umuyobozi ugiye kunyuraho agiye gukatira ibumoso, kumunyuraho ibumoso n'ubundi birabujijwe, twahoze tubibona. Noneho hano igika cya 3 aricyo tugiye gusorezaho, ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse icy'ibiziga bibiri birabujijwe aha hakurikira. Ni ahantu hageze h'ingenzi muri 5 tubujijwe kunyura ku kinyabiziga kindi uretse icy'ibiziga bibiri. Ni ukuvuga ngo ahantu tugiye kubona ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri wakinyuraho, nk'ipikipiki, velomoteri, wayinyuraho, ariko ikinyabiziga gifite ibiziga birenze bibiri ntiwakinyuraho hano hantu. Ushobora kukinyuraho iyo ari ukugenda mu masangano, ni ukuvuga ngo niba ari amasangano banyuramo batazengurutse, kunyura ku kinyabiziga kindi birabujijwe uretse icy'ibiziga bibiri. Amasangano banyuramo batazengurutse ni handi usanga nk'imihanda itatu ihuriye. Ni ukuvuga ngo mu masangano banyuramo batazengurutse, nawe ahantu henshi wagiye unyura utekereza amasangano wabonye banyuramo batiriwe bazenguruka. Umanuka ahita akatira iburyo, uzamuka ahita akatira iburyo bwe n'ubundi, cyangwa se akomeza ibumoso. Ni ukuvuga ngo niba ubona banyura mu masangano batazengurutse, icyo gihe kunyura ku kinyabiziga kindi uretse icy'ibiziga bibiri birabujijwe. Ahandi batubwira iyo hari ibice by'umuhanda bimeze nabi cyangwa se byerekanwe ko bimeze nabi, ushobora kunyura ku kinyabiziga kindi kitari icy'ibiziga bibiri ugasanga urakigonze kuko nacyo cyari cyishakira ahameze neza. Ahandi tubujijwe kunyura ku kinyabiziga kindi uretse icy'ibiziga bibiri ni iyo ari hafi y'iteme hari umuhanda ufunganye. Hafi y'iteme hari umuhanda ufunganye nyine, ari ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri wakinyuraho, ariko igifite ibiziga birenze bibiri ubujijwe kukinyuraho. Ahandi niba umuyobozi unyuraho nawe yanyuze ku kinyabiziga cy'ibiziga bibiri, nyabuneka urabujijwe kumunyuraho kuko urumva mwaba mukoze ikintu cy'ibinyabiziga bitatu biteganye.
ni ukuvuga ngo niba umuyobozi unyurwaho nawe yanyuze ku kinyabiziga cy'ibiziga bibiri, icyo gihe kumunyuraho birabujijwe. Hanyuma ha gatanu, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Niba ari hafi y'aho abanyamaguru banyura, winyura ku kinyabiziga kindi keretse ari icy'ibiziga bibiri, kuko ushobora kunyura ku modoka yahagaze iha umunyamaguru inzira, utamubonye wayinyuraho ugahita umugonga. Rero kunyura ku kinyabiziga kindi birabujijwe keretse ari icy'ibiziga bibiri, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Ndumva aho hantu hageze kuri hatanu tubonye tubujijwe kunyura ku kinyabiziga kindi uretse icy'ibiziga bibiri, ariho twasoreza isomo ry'uyu munsi. Ryabaye nk'aho riba rirerire, ariko mbashimiye ko mwarikurikiye. Ubwo ugira ikibazo muraza kubaza, tubashe gusobanukirwa ku buryo bwisumbuyeho. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Nk'ibisanzwe yari Maxime Kayumba, mwarimu wanyu. Murakoze cyane.